bakristo bavandimwe dusangiye kwemera Yesu Kristo akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Nehemiya mwumvise ukuntu afite ishyaka ryo kubaka ingoro. Yarafite ubutoni ibwami, yarameze neza, yari ahantu heza. Kwivana aho hantu hasusurutse rero ukajya mu ngorane zo kubaka, umva ko harimo yarafite izindi mbaraga n'iryo shyaka ryo gushaka kubaka Yerusalemu no kubaka ingoro. Yasabye uruhushya, umva ko bari bamukunze, bamubaza ati uzagaruka ryari? Genda ukora ibyo ukora ariko uzagaruke. Umva ko nawe yarafite ishyaka rya Yerusalemu, afite ishyaka rya Siyoni, atariko uzagaruke twibanire. Umva ko ibwami yari umutoni yarakunzwe. Zaburi mwumvise ari amagambo sinzi niba uko mutari mwayumvise iriya nyikirizo cyangwa se niba uko byabagoraga kuvuga ati Yerusalemu ururimi rwanjye ruzumire mu gisenge cy'akanwa niba ndetse kukuzirikana. Ururimi rwanjye ruzumire mu gisenge cy'akanwa rugume hejuru nibagiwe niba ndetse kukuzirikana. Nkaho natwe tukavuga ati rwose ururimi rwanjye ruzumire mu gisenge cy'akanwa, sinzongere kuvuga, sinzongere no guhumeka niba nibagiwe urukundo rwawe Nyagasani, niba nibagiwe inshingano zanjye niyemeje. Ururimi rwanjye ruzumire mu gisenge cy'akanwa niba ndetse kukuzirikana Yerusalemu. Noneho ari amagambo mwumvise agahinda nyine k'abantu bajyanywe bunyago, ati rwose badusaba kugira ngo tubaririmbe indirimbo z'ibyishimo twe tubabaye. Ati se byari gushoboka bite? Ati inanga zacu twari twarazishyize mu biti by'imizibaziba, twaririmba dute indirimbo y'uhoraho mu gihugu cy'amahanga koko. Yerusalemu ningira ubwo nibagirwa indyo yanjye izumirane, indyo yanjye ingaburira intunze izumirane birangire. Ururimi rwanjye ruzumire mu gisenge cy'akanwa niba ndetse kuzirikana, niba ntagize Yerusalemu imena mu binshimisha, niba atari Yerusalemu kiza imbere kurusha ibindi byose. Ati ku nkombe y'inzuzi z'i Babuloni niho twicaraga maze tukarira iyo twibukaga Siyoni wacu. Mu mashami y'imizibaziba yaho niho twamanikaga inanga zacu, twarazimanitse aho dutegereje igihe uhoraho azatugirira impuhwe tukongera tukishima. Ivanjiri naho mwumvise ukuntu hari uwasabye Yezu kumukurikira. Yezu amubwira ko kumukurikira ari ukwanga, ari ukuzinukwa ibindi byose, cyane cyane ubwo bukire n'ibindi byose byakurangaza. Yezu aramusubiza ati imihari igira amasenga. Niba ushaka kubona kugira ahantu ususuruka wishima, ntabwo ari byo byanjye. Ati Yezu aramusubiza ati imihari igira amasenga n'inyoni zo mu kirere zikagira ibyari, naho umwana w'umuntu ntabwo afite n'aho arambika umutwe. Ahitwa he? Yezu yararyamaga ariko yararaga aho bamwakiye niho yararaga. Noneho undi nawe aramubwira, Yezu nawe abwira undi ati nkurikira, nawe atangira kuzana ibisobanuro. Gukurikira Yezu nta bisobanuro birimo, nta kiguzi, nta gucirikanwa, nta kondisiyo zindi, wowe urakurikira. Ati Yezu aramubwira ati reka abapfu bahamba abapfu babo, ibyo byo gusezera iwanyu bireke, wowe naguhamagaye ngwino. Ni nabyo Mutagatifu Francisco nibyo nababwiraga yumvise pe. Bavuga ko Francisco uyasize ari we muntu wumvise ziriya ngingo nterahirwe kurusha abandi bose. Umuntu wemeye kwikenesha, iwabo bari bakize, iwabo barafite uruganda rw'imyenda, barafite nka itekisirwa y'ubu.
yemera kujya gusaba kugira ngo gusaba ifunguro rye n'imibereho, gusaba yarakize bigezaho. Yemera gusuzugurwa mu gihe cya mbere, yemera kuba umufundi kuko Yezu yamubonekeye yambwiye ko agomba kubaka kiliziya ye, ko agomba kuzahura kiliziya ye yasenyutse, ajya ahantu kiliziya yari yaritiriwe Mutagatifu Damiyani, akora ubufundi kandi yari umukire, ajya gusabiriza amabuye kugira ngo yubake azamure iyo kiliziya. Ariko Yezu icyo yashakaga ntabwo kwari ukubaka gusa, ahubwo yashaka kugira ngo kiliziya yari yarazahajwe n'intambara n'ibindi byinshi, n'ingeso mbi zari zaratangiye kumunga, kugira ngo biyambure ibintu byose byabatandukanya n'urukundo rwa Kristo n'umusaraba wa Kristo. Murumva rero Francisco ni urugero rwacu, ni urugero rw'abashakashaka Imana. Na papa wacu ubundi yitwaga Jorge Mario Bergoglio, niryo zina yari afite akivuka, ariko noneho abaye papa ahitamo kwitwa Francisco, ashaka no kwigana Mutagatifu Francisco w'Asizi wiyambuye ibyubahiro byose kugira ngo akunde Yezu kurushaho, amukurikire nta kiguzi kindi, nta mananiza yandi, nta kindi yishingikirijeho usibye urukundo rw'Imana. Ngiye gusoza twifatanya na Mutagatifu Francisco w'Asizi muri rya sengesho rye ryiza, aho ashaka kuba igikoresho cy'amahoro y'Imana, ashaka kuba igikoresho, ashaka kuba umugabuzi, ashaka kuba igikoresho. Nyagasani, ndagusaba kwibera igikoresho cy'amahoro yawe. Ahari urwango mpashyira urukundo, ahari ibicumuro mpashyira impuhwe, ahari amakimbirane mpashyira ubumwe, ahari ubuyobe mpashyira ukuri, ahari ugushidikanya mpashyira ukwemera, ahari ukwiheba mpashyira ukwizera, ahari umwijima mpashyire urumuri, ahari akababaro mpashyira ibyishimo. Nyagasani, umpe kudashaka guhozwa aho guhoza abandi, ahubwo njyewe mpoza abandi, kumva abandi aho kugira ngo njyewe numvwe n'abandi. Umpe kurushaho kwifuza gukundwa aho kurusha, ahubwo nkunde, kuko iyo nitanga nibwo ndushaho kunguka kugira ubuzima bwuzuye, kuko iyo nibagiwe nibwo ndushaho kubajye, kuko iyo mbabarira nibwo ndushaho kubabarirwa. Iyo nemeye urupfu, muzi ko muganga yamubwiye ko adafite iminsi myinshi ku isi, aho kubabara ahubwo aravuga ati mushiki wanjye rupfu, ati ngwino kuko niho uzatuma mpura na Kristo vuba. Ntabwo yari afite bwo gupfa. Yumvaga ko urupfu ari umuvandimwe, mushiki we, la mort, uzatuma noneho arushaho kwisangira Kristo. Numva ko yari yarumvise rwose ingingo nterahirwe, kumva ko ubuzima turi mu rugendo, kandi urugendo rutuganisha aheza yari yarahabonye. Iyo nemeye urupfu nibwo ndushaho kwakira ubugingo bw'iteka. Amen.